Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze mu muryango mugari w'abagize Urubibi TV. Nge ndi Shaddy Nshuti. Ubwiza bw'umukobwa bwa mugezi bwami, ariko icyo yifitemo mu mutwe ndavuga ubwenge nicyo kigena igihe azamarayo. Kugira impano ni kimwe, no kugira ubwenge ni ikindi. Si kenshi tubona abantu bafite impano zirenze imwe kandi ziyubashye. Niwe muhanzi wenyine rukumbi mu Rwanda ufite title yo kuba ari umuhanzi akagira na title yo kuba ari dogiteri. Nibyo, ubyumvishe neza, ni dogita, muganga wabyigiye ndetse ukora muri leta. Uretse umuntu ngiye kukubwira uyu munsi, niba hari undi ufite ibigwi biremereye nk'ibi ngibi, ujye muri komenti umvuguruze. Uyu ni Dr. Muyombo Thomas, benshi bakunze kwita Tom Close. Niwe muhanzi rukumbi ku butaka bw'u Rwanda ufite title iremereye nk'iyi ngiyi. Atabigusabye, atakwinginze, uwo uri we wese ku isi utegetswe kuvuga izina rye ubanje inyuguti ya DR, Dr. Wabyemerewe, ubihererwa ububasha n'amategeko. Ni icyubahiro umugomba, amategeko nayo arabimwemerera. Mu myaka myinshi yamaze ku gatebe k'ishuri, niyo mpamvu tubimugomba. DR, bite Dr. bite Tom Close, bite ariko si uyu mugabo ufite ibintu bisa ukwabyo ni muntu ki? Ni gute yisanze mu nzira ebyiri zose zihambaye? Nkurikira nkurabure, iyi ni Urubibi TV, tubifiteho amakuru. Nge ndi Shaddy Nshuti. Amazina y'ubusanzwe ni Dr. Muyombo Thomas, akaba umuganga ushinzwe ishami ryo gutanga amaraso muri RBC, Rwanda Biomedical Center. Ikindi kizwi yamamaye mu muziki w'u Rwanda ni Tom Close. Uyu mugabo ni urugero rwiza rwo kwihangana no kwiyubaka, kuva kuri zeru kugera kuri byinshi atunze. Ntiwarya umureti ntagi ryamenetse. Dr. Muyombo Thomas, Tom Close, ni umugabo ufite ibigwi bihambaye mu muziki nyarwanda, aho yibitseho ibikombe. Yatwaye bitandukanye, afite alubumu 9 zose. Yatwaye ibihembo bya Salax Award inshuro 3 zikurikirana, ndetse kandi yatwaye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2011. Ndagusaba kujyana nanjye, ntujye kure. Reka noneho turebere hamwe mu buzima busanzwe bwa mbere y'uwo ari uyu munsi, Dr. Muyombo Thomas. Ntumubone gutya ashashagirana ugire ngo niko byahoze, cyangwa ugire ngo byapfuye kwizana. Yabanje kubaho mu buzima bushaririye. Nyuma yo kunaga akajisho mu nyandiko nyinshi zimuvugaho, twasanze amateka y'uyu mugabo hari benshi yakwigisha rwose. Nta kure habaho Uwiteka atavana umuntu. Gendana nanjye tubivugeho. Tom Close, Dr. Muyombo Thomas, yavukiye muri Uganda, i Masindi, ni mu burengerazuba bw'iki gihugu nyine. Akomoka kuri Edouard Karangwa na Faith Grace Dukuze, abo ni ababyeyi be. Ku myaka 7 gusa yari afite, ababyeyi be bombi baramusize bajya ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Ntago bisanzwe ubusanzwe muri rusange ko umugabo n'umugore icyarimwe bose bajya ku rugamba. Byarabaye. Mama we yari sergeant, naho papa we yari lieutenant colonel. Mbere yuko mama we ajya ku rugamba, yajyanye Tom Close ku muturanyi w'umucuruzi bari baturanye nyine witwaga Johnson, ngo azamwiteho kandi azamumenyere byose. Arangije umwaka wa 2 w'amashuri abanza, yatangiye kujya yiga aba mu kigo, nubwo yari akiri muto rwose. Abavandimwe be babiri babaga kwa sekuru aho bitaga Kiboga muri Uganda nyine, aho yaje kubasangayo nawe mu 1993. Noneho mu 1994 Tom Close n'abavandimwe be bombi, sekuru yabazanye mu Rwanda igihugu kimaze kubohorwa na RPF, bajya kubi Murambi ni Burasirazuba. Mu mpera z'94 nibwo babonanye na nyina, arabarera bakomeza amashuri. Aha byumvikane neza ko ku buryo budasubirwaho ingabo za RPF zabohoje igihugu. Ababyeyi ba Tom Close bombi bari barimo rwose. Tom Close nyuma yo guhura na mama we yakomeje amashuri abanza mu kigo kiri hafi yo ku Gishushu Kigali ahitwa mu Rugando. Aha yahize igihembwe kimwe gusa, hanyuma yitakomereza amashuri ye i Remera Academy, aha ni Remera Giporoso. Aha naho yaje kuhava yerekeza muri La Colombière. Tom Close yakomeje kubaho, akomeza amashuri ye cyane ko yari yaramaze kubonana na nyina. Mu 1995 isi itarabaga mu rugo bitewe n'inshingano nyinshi yabaga afite,
kuko yari umusirikare ukomeye, nabikubwiye, ni Lieutenant Colonel, niyo peti ye yari afite. Yaje gupfa nyuma yo kubohora u Rwanda aho yishwe n'uburwayi busanzwe. Tom Close avuga ko papa we mu buzima busanzwe yamumenye gake cyane gashoboka kubera ko atabaga mu rugo, ni inshingano z'akazi. Mu 1996 kandi ubwo Tom Close yari mu kigero cy'imyaka 10 yigaga muri La Colombière mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, umubyeyi wabo bari basigaranye mama we yaje gupfa azize uburwayi. Hano bari batangiye ubuzima nanone bukarishye, bari batangiye kuba imfubyi buri batangiye kurerwa na nyina wabo mu bushobozi buke yari afite, nawe kandi bwaje kurangira basubira kwa sekuru mu cyaro iburasirazuba. Ibaze nawe kuva i Kigali kandi ukajya kongera kuba mu cyaro. Yavuye La Colombière mu mujyi akomereza mu cyaro cyo mu Mutara ahitwa Ikibondo, ku buryo byasabaga kwijyanira intebe aho yigaga zo kwicaraho n'amazi yo gucocera mu ishuri ngo batarwara imbaraga sa. Aho Ikibondo yahatangiriye amashuri ye abanza anayasoza, ndetse ari n'uwa mbere yagiye kwiga ikiziguro muri Tronkome mu kindi cyiciro. Hanyuma muri cycle supérieure yagiye kwiga muri LDK Lycée de Kigali. Amaze gusoza amashuri yisumbuye yabonye buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare UNR, yiga ibyerekeye kuvura. Ubu tuvugana ni Dr. Muganga ushinzwe ishami ryo gutanga amaraso muri RBC, Rwanda Biomedical Center. Tom Close cyangwa Dr. Muyumbu Thomas niwe muhanzi rukumbi ku butaka bw'u Rwanda ufite title ya dogiteri, akaba ndetse afite na title y'ubuhanzi nyine. Ni umuhanga, ni ikirangirire, ni umukire, ni isomo ryiza ry'ubuzima. Tom Close, Dr. Thomas Muyumbu ubu ni umugabo wubatse, afite umugore witwa Tricia, babyaranye abana bagera kuri 5. Abana 5. Ngayo nta kure habaho Imana itakura umuntu. Kwihangana, ubwenge byo n'ikinyabupfura byakugeza kure. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Urubibi TV, nge ndi Shadi Nshuti. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.